Abantu benshi baravuga bati kuki baca inyuma abakunzi babo kandi avuga yuko bakunda by'ukuri koko. Yego rwose, ukuri nuko guca inyuma ntabwo bitangira ku munsi umwe gusa, ahubwo bitangira buhoro buhoro bitewe n'ibibazo, imyitwarire cyangwa se amakosa atitaweho mu mubano. Ni ukuvuga ngo nubwo bitabaho ku bantu bose, ariko bishobora kwangiza imitekerereze, ubwonko ndetse n'urukundo bitewe n'uko mwabyitwayemo. Ushobora kubaza ngo uyu munsi tugiye kuganira kuki? Muri byahanditse ngo mwirinde gusambana, aho ni Abakorinto 3:18. Gusa benshi byatunaniye, dusa nk'aho izo ngeso twiberamo buri munsi byaratubase kurenza uko wabitekereza. Ariko kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 9 bishobora gutuma umukunzi wawe aguca inyuma uko yagenda kose. Niyo mpamvu isaba gukurikirana ino video kugera ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kubya byimbitse. Byanabyita utasobanukiwe ukabaza. Ngaho rero niba munyemereye urakitanya n'ikintu cya mbere mu byo twavuze hejuru. Naho rimwe ni ukubura umwanya wo kwitanaho. Ni ukuvuga ngo mutakiganira neza cyangwa ngo mumarane umwanya uhagije, umubano wanyu utangira gukonja. Kandi namwe murabizi umubano wanyu wakonje kuwubyutsa biragorana cyane, kandi mwana wubatse igihe kirekire cyane ariko kuwusenya bikaba amasogonda. Ni ukuvuga ngo umuntu hagati wicaye bajya kukamanura ugahagarara. Naho kabiri, kubura icyizere. Ni ukuvuga ngo kubeshyanya, guhishana cyangwa se guhora mushidikanya bishobora gusenya umusingi wanyu w'urukundo, cyangwa se bishobora gusenya umusingi umubano wanyu. Kandi iyo umusingi wasenyutse n'ibindi byose biba biri hasi. Ni ukuvuga ngo festival amanza umusingi, hakurikiraho fondasiyo, hagakurikiraho icyubakwa. Ubwo rero umusingi wasenyutse ni ukuvuga ngo byose biba byamaze guhirima kurenza uko wabitekereje, kandi kuzongera kubyubaka bishobora kugorana ndetse rimwe na rimwe bishobora no kudashoboka. Naho gatatu ni ukubahana. Kubahana twese bisa nko byatunaniye, gusa bamwe muri twebwe barabikora. Ariko ukuri, amagambo mabi asenya cyangwa se agatesha agaciro mugenzi wawe, bigatuma urukundo rugabanuka cyangwa se rusenyuka burundu. Bigahuza n'ibyanditse muri Bibiliya ngo mujye mwubahana, aho ni Abaroma 12:10. Gusa ugiye kureba usanga bishobora muri twebwe ari mbarwa bitewe n'uko abenshi byatunaniye. Gusa bibaye byiza twajya tubikora kubera ko ni ingenzi kurenza uko abantu babitekereza. Naho kane, gukemura ku bibazo byanyu cyangwa se kugana ku bibazo byanyu. Ni ukuvuga ngo abenshi nabiganiraho bitwaza yuko ari bitoya cyangwa se ntacyo bitwaye, ariko nyamara ibitusuzugura nibyo bizagukoraho. Ni ukuvuga ngo iyo amakimbirane ahora ahishwe uko agenda yiyongera, cyangwa se uko mwakuyaganiraho agenda yiyongera kugeza abaye cyangwa se asenya umubano wanyu urambaraye. Kandi iyo umubano warambaraye kongera kuwubyutsa biragoranye. Igihe ikintu mwatse igihe kirekire cyane mugiye kugisenya mu masogonda. Bityo rero niyo mpamvu mugomba kubana neza, mukaganira ku mubano wanyu kugira ngo urusheho kugenda neza kandi mu buryo bwiza burambye. Naho gatanu, gushaka ibyishimo ahandi aho kuganira. Ibi bisa nk'aho ariyo byeze, bisa nk'ari muti amasaka cyangwa ibigori yeze rwose, birese cyane kwenza uko babitekereza. Kubera ko hari abantu iyo bumva batanyuzwe mu mubano wabo, aho kuvugana n'uwo bakundana ngo bahitemo gushaka igisubizo cyangwa se kugikemura, ahubwo bakagishakira ihumure ahandi. Kandi iyi ngiyi bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane mu mubano wanyu ugasenyuka burundu ndetse ukanarambarara, cyangwa se umwe muri mwebwe bikaba byamutera agahinda gakabije, depression, emotional stress ndetse n'ibindi bya bitandukanye byakangiza umubiri we. Gusa bibaye byiza twabyihorera, ahubwo tugahitamo gushaka umuti w'ikibazo kirambye cyangwa se umuti w'indwara irambye. Naho gatandatu, kugwa mu bishuko. Kwegereza umuntu mushya mu buryo burengeje urugero, kubika amabanga cyangwa se kuganira n'amarangamutima y'abandi cyangwa se gukina n'amarangamutima y'abandi bishobora gutuma umubano wanyu urangira aho ngaho. Bityo rero si byiza gukina n'amarangamutima y'abandi cyangwa se kumwegeza umuntu mushya mu buryo burengeje urugero. Ni byiza kuganira n'umuntu mu buryo bwemewe butengeje urugero, kandi ikindi ufata abantu neza ubaganirize aho kubafata ubahubuza nk'aho ari ikintu uri guhubuza unaga musi umukino. Twara ibintu neza, ibindi byose bizakunda buhoro buhoro, nirwo rugendo. Naho karindwi, kutagira ubudahemuka. Ni ukuvuga ngo ubudahemuka bwubaka icyizere. Ubwo rero iyo bwabuze umubano uba mu kaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo uba kaga gakomeye cyane kwenza ko babitekereza. Uba umeze nk'umuntu wapfishije mugenzi we. Muri byanditse ngo urukundo rwihangana byose, kandi ikindi rwizera byose. Aho ni Abakorinto 13:7. Gusa muri iki gihe siko bimeze, kubera ko bihabanye n'ibya mbere. Kubera ko abantu benshi bishyiraho ibyabo aho gukurikiza ibyanditswe byera. Naho 8, kudashyira Imana imbere.
ni ukuvuga ngo iyo amahame meza n'ijambo ry'Imana bitakiyobora umubano wanyu, birushaho kugorana cyane guhangana n'ibitekerezo. Bibaye byiza rero festival Imana yabanza, ibindi byose bikajya bikurikirwaho, kubera ko ibyo ukora byose bizashimangirwa nabyo. Ibyo ukora byose ntizashyiraho akadomo. Bivuze ngo mbere na mbere banza Imana, ibindi byose bize bikurikirana, ariko festival hamanje Imana. Ibyo byose Imana izabigufashamo, ibishyiraho akadomo ka nyuma. Gusa benshi ibyo ntibabikurikiza kubera ko biringiye amafaranga, ubwiza ndetse n'imitungo igiye itandukanye. Gusa gukurikiza ibyo ngibyo ntibabura kumenya yuko bibeshye. Nayo icyenda, kureka umubano ntiwitabweho. Ni ukuvuga ngo urukundo rumeze nk'igihingwa. Ni ukuvuga ngo iyo rutitaweho rugenda rukonja. Mujye muganira kandi mubabarirane, kandi ikindi mwerekane urukundo mu bikorwa bya buri munsi bitari amagambo. Bizafasha kubana neza kandi mugere ku mubano mwifuza. Muri Bibiliya handitse ngo ikiruta byose mukundane kandi urukundo rwinshi. Aho ni Petero 4:8. Mbere yo gusoza ibuka yuko guca inyuma ntabwo ari igisubizo cy'ikibazo, ahubwo cyangwa se ntabwo ari igisubizo cy'ikibazo cy'urukundo. Yego rwose, aho ntabwo waba wibeshye, ahubwo kuvugana, kubwizanya ukuri no kubahana no gukemura ibibazo byanyu muri hamwe, ibyo ni ikibazo cy'urukundo rwose. Mwakoze cyane kwihana inyo nyigisho, cyangwa se mwakoze cyane gukurikirana ino nkuru. Mbibutsa yuko ubutaha tuvuga ibimenyetso 8 byerekana yuko umukunzi wawe akubwiza ukuri kandi akwizera kwenza uko abitekereza. Kino gushishikariza ntuzacikwe rwose, kuko azaba ari umuriro. Imana ibarinde kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ni Prince Umuragwa.